komeza ugire ibihe byiza wowe mukunzi w'icano Umutako TV. Turagukunda cyane ndetse dukomeza no kukuzirikana tukugezaho inkuru nyinshi zitandukanye. Wowe utarakanda subscribe no kuri waracitswe, yikande uyu munsi maze ugerweho n'ibyiza byinshi cyane bitandukanye. No kuri turakwinginze, ntago tugutegetse, no busabe turagusabye kugira ngo uyikandeho ubuteye intambwe ndende irenze kugira ngo ujye umenya amakuru menshi atandukanye. Uyu munsi rero tugiye kukagezaho abantu uzirinda kugisha inama mu bintu by'urukundo. Tugiye kugezaho urutonde rw'abantu uzirinda kugisha inama mu bintu by'urukundo. Wowe utarakanda subscribe ukaba utazanherereye, turakurangira neza. Reba hepfo gato y'iyo nkuru urimo kureba cyangwa se munsi y'iyo video urabona amagambo yanditse mu ibara ritukura. Nuhakanda ayo magambo agahindura ibara, urabukoze icyo bita subscribe kandi urabukoze cyane. Mu buzima tubamo duhura n'ibibazo byinshi, byaba ibigendanye no guhitamo igihe amahitamo atunaniye cyangwa kugisha inama ku kibazo runaka kiba cyatugoye, bityo umuntu bikaba byiza ko yagisha inama umuntu runaka, ariko hari igihe uwo ugishije inama atayikugira uko bikwiye cyangwa akaba yaguca intege aho kuyikugira bitewe n'inyungu ze bwite, cyangwa akayikugira bitewe n'inyungu ze bwite cyangwa ibintu runaka. Ibi bikunze kubaho iyo uyigishije ku bijyanye n'urukundo. Rero muvandimwe, tujye kukugezaho urutonde rw'ibintu biranga umuntu uzirinda kugisha inama mu rukundo. Abantu uzirinda kugisha inama mu rukundo uzababwirwa n'ibintu bikurikira tugiye kubwira. Icya mbere, umuntu udaha agaciro urukundo. Ni byiza ko niba ugiye kugisha inama zijyanye n'urukundo, biba ari ngombwa ko wegera umuntu usanzwe yemera ko urukundo nyakuri rubaho, gusa ukirinda bamwe batemera urukundo, kuko bene uwo ashobora kukugira inama itari yo mu by'urukundo, kuko n'ubundi we ntarwemera, ntaruha uburemere runaka. Umuntu wa kabiri uzirinda kugisha inama mu bintu bijyanye n'urukundo, nshuti yanjye, umuntu utagira ibanga mu buzima bwe. Uyu nawe ni ukumugendera kure, kuko ni ukumugendera kure, naho ubundi wazasanga inkuru yawe izwi n'abantu bose. Burya umuntu utazi kubika ibanga kandi ugira amagambo umubwirwa nuko nawe akubwira amabanga y'abandi kandi utanayamubajije. Umuntu wicara akakubwira ubuzima bwa runaka cyangwa ibyabaye kuri runaka, nawe igihe mutari kumwe ibyawe azabibwira abandi. Undi muntu uzirinda kugisha inama mu bijyanye n'urukundo, umuntu ujarajara mu rukundo. Bene ya nshuti yawe ihora ihindagura inshuti, ya nshuti yawe ihora ihindagura abakunzi, ashobora kutakugira inama nziza, kuko kuri we ashobora kuba atekereza ko igihe ikibazo nk'iki kibaye hagati yawe n'uwo mukundana nta mpamvu yo kwivuna, ahubwo wahindura ugashaka undi. Kandi mu by'ukuri n'Abanyarwanda babivuze ukuri ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Dore rero undi muntu wa kane uzirinda kugisha inama mu bijyanye n'urukundo, umuntu wigira nyirandabizi cyangwa uzi buri kimwe. Bene wa muntu uhora yumva ko ahora mu kuri, ko ibye bihora ari bizima kandi ko atajya yibeshya. Ashobora kuba ari umuntu utazi gusesengura neza kandi udaca bugufi. Bene uwo nawe inama ze no kuzitondera, kuko zishobora kukuyobya. Nshuti rero, urumva ko n'uwo nguwo nawe ni ikibazo. Ni umuntu udashobora kugisha inama mu bijyanye n'urukundo, kuko yakugira inama zikuyobya gusa. Undi muntu wa gatanu uzirinda kugisha inama mu bijyanye n'urukundo, umuntu urangwa n'umutima w'ishyari. Umuntu wiyita inshuti yawe ariko akakugirira ishyari, ujye umugendera kure kandi inama ze ujye uzitondera. Umuntu wita inshuti yawe ariko wamubwira ikintu cyiza cyakubayeho, aho kugira ngo afatanye nawe mu byishimo, agahita ashakisha ikindi kintu kuri we cyiza kurusha ibyawe. Mbese buri gihe agashakisha uburyo ibye byaba ari byiza kurenza ibyawe. Uwo nawe nta nshuti imurimo, ahubwo ni umunyeshyari. Nshuti rero, urabumva abantu nk'abo ngabo udashobora kugisha inama mu bintu bijyanye n'urukundo. Nshuti rero muvandimwe, niba ushaka ko urukundo rwawe rutera imbere, jya wirinda abantu nk'abo ngabo tumaze kukubwira. Burya urukundo rwawe ruzarushaho gutera imbere. Rero kuri wowe utarakanda subscribe, urabyumva ko wacikanwe. Ni ukuri, reba hepfo gatoya y'iyo nkuru urimo kureba, urebe amagambo yanditse mu ibara ritukura, nukandaho rimwe amabara iryo jambo rigahindura ibara, urabukanze subscribe,
duteye inkunga ikomeye cyane mu bintu bijyanye n'iterambere ry'itangazamakuru hano mu gihugu cyacu. Bikore uyu munsi, ubundi ibindi byose uzajya ubitubaza. Ciao ciao, komeza ugubwe neza ndetse komeza ugire amagara mazima. Ikindi wibuka gukaraba mu ntoki n'isabune n'amazi meza, ndetse wibuka no kuguma mu rugo kugira ngo wirinde icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi yose muri rusange. Komeza ugubwe neza, turabakunda cyane.